Reka tubifurize ibihe byiza mwe mwese mukomeje kubana natwe aha ngaha kuri Gicumbi News Online, abari kuri YouTube kuri Gicumbi News Online TV, hanyuma kandi abari kuri www.gicumbinews.co.rw twizera ko bimeze neza cyane. Agatabaritwa niyo nizera Mustafa Emmanuel Mustafa Rukumbi bayikazaga kabisa kiganiro igicumbi cy'amakuru agataho gaho. Twizera ko abantu mwese mudukurikiye muri karere ka Gicumbi mumeze neza. Hanyuma tugiye kugaruka ku nkuru ivuga ko rero umunyamategeko wa Minani Sergeant Minani ukekwaho kwica abantu batanu abarashe yikuye mu rubanza, ariko urubanza rwabaye inkuru tugiye kuyigarukaho mu buryo burambuye. Hagati aho ngaho icyo nakwibutsa ni uko kandi turi kumwe na Gicumbi News Group Media Limited, batubwira bati wowe ukeneye kuba wakina umufotogarafe mwiza waza akabafatira amashusho y'amakwe, aya aniveriseri cyangwa se ku bantu bagize ibyago, ushobora kuba wagana Gicumbi News Group Media Limited hanyuma bakagufasha kuko kabisa ibiciro babishize hasi kandi bafite photographe bameze neza cyane, harimo witwa Movana Didi. Ku bindi bisobanuro wahamagara 077811 iyo nimero rwose ayishinzwe bahita bagufasha neza cyane muri rusange. Ubwo nawe ukeneye kwamamaza ndetse kumurika ibikorwa byawe ni karibanga kuri Gicumbi News online ndetse no kuri yashitse akadomo Gicumbi News akadomo ra. Hanyuma kuri wa gatatu Kuboza 2024 yari ku munsi wa kabiri, rwose ku munsi w'ejo hashize nibwo urukiko rwa gisirikare rero rwaburanishije witwa Minani Gervais ukekwaho kwica arasha abantu batanu bo mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba. Icyo nakwibutsa nuko abishwa barimo witwa Bene Mugabo Denis ufite imyaka 17, Mugisha Onesphore imyaka 20, Sindayeba Zephanie imyaka 44 ndetse n'uwitwa Muhawenimana Jonas ufite imyaka 35, yewe na Tsekambabaye Evra w'imyaka 51 y'amavuko. Urubanza rwabereye mu ruhame rero aho hakorewe icyaha mu mudugudu witwa Rubyiruko mu kagari kitwa Rushyarara, akaba ari rero mu murenge wa hariya wa Karambi mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba. Musoni akarere ka Nyamasheke aho rwari rwitabiriwe n'abasivile benshi ndetse yewe n'abasirikare bagiye batandukanye. Urubanza rwo rugitangira umunyamategeko wagombaga kunganira Sergeant Minani Gervais yitwa Maître Murigande Jean Claude yasabye urukiko ko rwasubika urubanza asobanura ko umukiriya afite ikibazo cy'uburwayi bw'umutwe. Hanyuma ariko urukiko rwanze ubusabe bwa Maître Murigande. Inyuma yaho ubushinjacyaha bwagaragaje ko raporo zo kwa muganga zigaragaza ko Minani Sergeant nta burwayi nyine afite muri rusange. Umunyamategeko nyine yahise yikura muri uruno rubanza. Hanyuma icyo wamenya ni uko nyuma y'uko Maître Murigande yikuye mu rubanza, urukiko rwafashe umwanzuro nyine wo gukomeza kuburanisha uriya Sergeant Minani Gervais byo rumurega, ndetse aza kuza kwa rwose ubwo yiburana kuko nyine umushinjacyaha cyangwa se umwunganira mu mategeko wa musore yari yavuze ati njyewe Minani arafite uburwayi, ariko nyine ibimenyetso bigaragaza ko adafite uburwayi byo kwa muganga. Aza kuza kwa yiburana aho ubushinjacyaha bwasobanuye ko nyine bushinja Sergeant Minani ibyaha bigera kuri 3: ubwicanyi buturutse ku bushake, gukoresha intwaro bidategetswe n'umukuru rero, yewe no kwangiza, kwiba ndetse no kuzimiza ku bushake ibikoresho bya gisirikare. Igisirikare cy'u Rwanda RDF tariki ya 13 Ugushyingo 2024 cyatangaje ko Sergeant Minani Gervais imyaka 39 y'amavuko yakekwaho kurasira abantu mu kabari rero muri santere yo muri Rusharara rero mu rukerera rwo kuri uwo munsi. Igisirikare cya RDF cyavuze kiti RDF ataye muri yombi ukekwaho icyaha kandi arafatirwa ingamba zikwiye mu kumukurikirana mu nzira
z'amategeko. Amakuru ikinyamakuru igihe cyamenye kandi nuko Sergeant Minani arasa abantu batanu yabanje gushamirana nyine na nyirakabari yari yanywereyemo inzoga bapfa amafaranga agombaga kumwishyura. Ubwo ubushinjacyaha bwari bumaze gusobanura rero ko Sergeant Minani yaba yarakoze ibyaha, bwasabye urukiko ko rwamuhamya ibyaha rero rukamukatira igifungo cya burundu. Icyo wamenya ni uko urubanza nyine rwapfundikiwe, urukiko rumenyesha abari bitawe ruriya rubanza nyine ko ruzasomwa tariki ya 9 Ukuboza 2024 saa 8 z'amanywa n'ubundi hariya mu karere ka Nyamasheke. Gusa icyo wamenya nuko Sergeant Minani yasabye gufungwa igifungo cya burundu. Hanyuma kandi nk'uko bigaragara ku mashusho dufite nuko urubanza rwitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye barimo abasirikare ndetse yewe n'abasivile muri rusange, nabo bakaba bari biyagiye kwihera ijisho ruriya rubanza. Cyamenya kandi nuko Minani ubwo yafataga ijambo rwose yagaragaje ko yicuza kuba nyine yaraje kuba yica bariya barakavuga ko nyine yabitewe n'umujinya, kuko ngo nawe bari babanje kumwendereza. Kari ibyo ngibyo bivugwa mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Ubwo nguko uko bimeze, natwe kuri iriya tariki rwose turahanga amakuru tuzamenya tuzabagezaho, mukomeze kugubwa neza.